Ndagusuhuje inshuti mwene data duhuriye ahangaha Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye ni Biruza nkuko bisanzwe. Tugiye kwigira hamwe rero ijambo Uwiteka ashimye ko twigana. Ni ikibazo dukunze kujya twibaza inshuro nyinshi, tukibaza uburyo itorero turi kubona muri iyi minsi, navuga ngo mu mwanya wo kugira ngo abizera bakizwe cyangwa se bigaragara ko hari impinduka mu bizera, ahubwo turimo turabona ubuhenebere, navuga ngo ubusa nk'ubukabije mu buzima bw'abizera. Ibintu byose rero bigira impamvu. Ubundi itorero ryagombye kuba ari abantu cyangwa se ryagombye kuba ari itsinda ushobora kuba wasoromaho imbuto cyane cyane kurenza ko twakabaye tuzikura mu bizera abandi basanzwe. Ariko muri iyi minsi biratandukanye. Turimo turabona navuga ngo ni ibitandukanye nuko byagombye kuba bigenda, ariko burya ibintu byose bifite imvano, ibintu byose hari impamvu yabyo. Tugiye kurebera hamwe impamvu zigera muri 6 zituma mu bukristo bwacu cyangwa se mu bakristo hagaragaramo kamere cyane. Kamere rero ni ikintu navuga ngo kitari cyiza. Reka nibwo nivuga kamere muze kumva kamere mbi ni ikintu kitari cyiza, ni ikintu abantu navuga ngo batashima, kubera ko iyo bavuze ngo umuntu afite kamere nuko haba hari ibintu bitari byiza afite bitandukanye nuko abantu bagombye kuba mubona. Iyo rero bavuze ngo mu bakristo harimo kamere, nuko nyine hari urundi ruhande rutari rwiza baba babonamo. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ayo magambo, turebe mbese ibintu biterwa n'iki. Ni impamvu zigera muri 6 zituma mu bukristo bwacu habamo kamere. Nawe ushobora gusanga iyo mpamvu irimo, navuga ngo ni nk'akayungirizo tugiye kunyuramo tureba ngo mbese koko ubukristo bwacu buhagaze gute. Nyemera rero tubane, ntuze kujya kure, ubundi asigenda ndahamya ashidikanya ko Imana iri kumwe natwe. Nusanga muri izo ngingo 6 harimo ingingo imwe ufite, umenye ko nawe ufite kamere ugomba kwihana, Imana ikawukuraho. Reka mbere ko tujya mbere tubanze dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe. Tugushimiye cyane ko wabanye natwe ndetse uracyakomeje kuba natwe icyoro n'ikibi cyawe. Ushimye ko twiga ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe, utuyoboreshe neza yawe. Agakiza kawe kaba ariko katubera umuyobozi, kandi Mwuka Wera dusobanurire. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Tugiye kwiga amagambo, n'amagambo avuga ngo n'amagambo atubwira ngo impamvu zimwe zituma habaho ubukristo burangwa n'umutima wa kamere. N'amagambo tugiye kwigira muri iki gitabo cyitwa Intambwe zigize umuntu ku bubyutswe, cyanditswe n'uwitwa Helmut Hobel cyangwa se Hobel bitewe nuko ubisoma. Niwe wacyanditse rero. Intambwe zigize umuntu ku bubyutse ni igitabo abantu benshi badakunda guha agaciro cyane, bakunda gushyira hirya, ariko ni igitabo ushobora gusoma. Abakirebye mu buto bashobora kugira ngo kiroroheje, ariko ni igitabo ushobora gusoma kikagira aho kigukura, kikagira naho kikugeza. Impamvu zimwe zituma habaho ubukristo burangwa n'umutima wa kamere. Mbese bigenda gute kugira ngo tugire kamere muri twe kandi twitwa ko turi abakristo? Bigenda gute kugira ngo umuntu akomeze kuba kazuyaze kandi yitwa ko ari umukristo? Bigenda gute kugira ngo he kubaho ubushyuhe mu bakristo, ahubwo ubone ko umuntu yabaye akazuyaze cyangwa se yabaye yibera mu bukonje? Mbese bigenda bite? Impamvu ya mbere baratubwiye ngo ni ubujiji. Mbese ubujiji buhura gute no kuba umuntu ashobora kuba yaba afite kamere no kuba afite umutima wa gikristo ariko uvanzemo kamere? Bigenda bite? Ntabwo twitanze bihagije ngo twite kuri iyi nsanganyamatsiko y'imibereho yuzuye Mwuka Wera, cyangwa se ntitwari twabona urufunguzo rwo kuyishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo hari abizera bicaye mu itorero ariko bicaranye mu bujiji. Aba bizera bicaye mu itorero bakaba bicaranye mu bujiji, abangabo ngo nibo batigeze bita ku ndangagaciro zo kwitanga ngo bamareyo, nibarangiza ngo bemerere Mwuka Wera abe muri bo. Bivuze ngo icyo bakora ikibaho ni ukuvuga ngo yafashe ibitabo yaje gusenga, hanyuma yaho yatashye yongera agarutse yaje gusenga, nta kindi kintu kimureba. Nta kwibaza ngo ubuzima bwe bw'ahazaza buzagenda gute, nta kwibaza ngo abavandimwe turi kumwe mbese bizagenda gute. Iyo ikimureba ni ukuza akajya mu rusengero gusa agasenga. Ntabwo nabyita ngo ni ugusenga, ahubwo ni ugukurikirana gahunda uko zigenda. Mu gitondo bize mu ishuri ryo ku isabato, muri gahunda yo kuramya, nibyo ukaba utanamubaza ngo mbese byagenze
bizagenda gute? Noneho abaturanyi bamureba baba babona ko ari umukristo, ariko muri we akaba nta kintu yifitemo kubera ko nta bumenyi afite bw'ibyo arimo. Ngiki cyitwa ubujiji. Nta bumenyi afite bw'ibyo arimo. Ikimureba nuko azi ko ku isabato cyangwa ku cyumweru cyangwa se n'undi munsi agomba kugenda akicara mu rusengero akubariza gahunda nk'uko zigomba kugenda, zamara gusoza agaruka agataha. Iki rero ni kimwe mu bituma ubukristo bwacu buzamo inarijye cyangwa se bukazamo kamere, kugeza ubwo abantu batureba bakabona koko yuko dufite kamere muri twebwe. Iki nacyo ni ikibazo. Impamvu ya kabiri ni ukutizera cyangwa se kwizera gukeya. Kuba umuntu ari umukristo akaba afite kwizera guke cyangwa se akaba atanizera, bijya kujyana n'iki kintu twavuze cyitwa ubujiji. Twabonye ko ubujiji ni kwa kujya mu rusengero nta kindi kikujyanyeyo, gusa ari nk'ibintu wafashe nka formule, ari kuvuga ngo ngiye gusenga biri aho ngaho gusa, abandi bajya gusenga nabo nkuko bijya bigenda bikarangira gutyo gusa. Iki rero gituma nta mbuto dushobora kwerera, baba abo tubana mu rusengero cyangwa se abo tubana hanze. Impamvu ni iyi: kuko utazi ibyo urimo, kuko utazi ngo ndi mu rugendo rwerekeza he, kuko donc ni ibintu twafashe nka formule, nkuko hari abantu bavuga ngo iyo tugiye kujya tubanza gusenga, we gusa akabanza gasenga ari uko nta kindi kintu atekereza atari nuko ari gushimira Imana, aho bakavuga ngo hari amagambo tuvuga duhumirije mbere yo kurya, akabigenza gutyo akaba zingarasenze nyamara ijuru rikaba ritabonye gusenga kwiwe. Hari n'abantu rero baza mu rusengero bameze gutyo, cyangwa se bakaza kunywa Imana bameze gutyo, nta kintu na kimwe bitayeho, nta kintu na kimwe bazi, ari ukuza kuzuza formule cyangwa se ari ukuza kuzuza umuhango yangiza agataha. Uyu muntu iyo ageze mu rugo umubara nk'abandi bapagani, kuko mu magambo bariyo, mu bujura bariyo, mu busambanya bariyo, mu businza bariyo, nta hantu na hamwe utashobora kumushakira. Ngiki rero ikibazo gitumye ubukristo bwacu burangwamo kamere. Impamvu ya kabiri tukaba tumaze kubona ngo ni ukwizera guke cyangwa se no kutizera. Kuzuzwa Mwuka Wera bibanzirizwa no kwitanga rwose ugaha Yesu Kristo imibereho yawe. Ibi nabyo bishobora kubaho biturutse ku kutamenya, ubujiji, cyangwa ahari bigaterwa nuko dutinya ko Uwiteka yatuyobora mu buryo butandukanye nubwo dushaka. Ibyo bivuze yuko tutiringira urukundo rw'Imana n'ubwenge bwayo. Ikirero cyo kwizera cyangwa se cyo kutizera cyangwa se kwizera guke kirakomoka ku kwitanga by'igice. Iyi ni indi mpamvu ya kabiri, nabwo ari impamvu eshatu. Iyi ni indi mpamvu ya kabiri ituma mu mibereho yacu hazamo kamere, kandi turi abakristo. Umuntu akatureba akabona n'ubundi kamere y'icyahira cyaturimo, kandi tuzi ko turi abakristo. Impamvu ya kabiri tubonye ubwo mu yandi magambo ni nko kwitanga igice cyangwa kuba umuntu ataranitanze. Umuntu akaba avuga ngo nzajya mu rusengero, nzaririmba, nzasenga, nzabwiriza, nzakora n'indi mirimo yose, ahari niyo naba ntayo nzagenda nice n'ibyo bavuga, ariko nindamuka ntekereje gusambana, simply that, nzabikora nta kibazo. Ibi nabyo ni bimwe mu bigaragaza ko twitanze igice, ndetse ko imibereho yacu irimo kamere. Muzabibona hari abantu bigize ntababarira. Umuntu akaba hari kana ko wamuhemukiye. Aha twabibonye ko ngo kugira ngo umuntu yakire Mwuka Wera bisaba kubanza kwitanga wimazeyo, ntugena kimusigaza. Ariko abantu benshi bitanze igice, bivuze ngo rero waritanze igice ntabwo ushobora kwakira Mwuka Wera. Ntabwo bishoboka. Hari abantu rero bitanze igice, bamaze kwitanga igice bagiranga agakiza kazasohora muri bo. Ariko reka nkubwire, niba uzi ko hari ikintu wagumanye muri wowe ukaba wanze kukirekura, uramenye ubwambwije ntubutegereze mu gihe utari bitanga wese ngo wimareyo Yesu Kristo wari usigara ugenzura imibereho yawe. Mu gihe utekereza ko ushobora kugenzura ubusambanyi bwawe, Yesu Kristo akagenzura kubwiriza kwawe, ntabwo bizashoboka. Ntabwo ushobora kugenzura ubujura bwawe, gukomeza ubane nabwo, ubu umugenga wabo ubwigumanire ngo Yesu Kristo narangiza aze kugenzura kuririmba neza kwawe. Ntabwo bishoboka. Uzaririmba, nurangiza ujye gusambana, ntuzabona Mwuka Wera. Nutabona Mwuka Wera, kwihana ntibizaba bishoboka muri wowe. Ikizabaho ni ukuzakora iyo mirimo ariko warangiza ukarimbuka. Reka tugere ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu yitwa ngo ni ubuyobe. Turi kureba impamvu zimwe zituma habaho ubukristo burangwa n'umutima wa kamere. Tugeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo ubuyobe. Umuntu ashobora gutekereza ko yuzuye Mwuka Wera nubwo byaba atari byo, cyangwa akaba adafite mwuka uhagije. Iki gisa naho ari cyo kibazo gikunze kugaragara.
abantu bakajyaho bakibeshya ngo bakiriye mwuka wera, bakajyaho bakishuka ngo bafite mwuka wera. Nyamara nkuko tumaze kubibona, ntabwo bishoboka ko ushobora kugira mwuka wera hamwe na bya bindi wahishe ubishaka. Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka ko ushobora kugira mwuka wera hamwe na za nzangano ziri mu mutima. Mwuka wera ntabwo ashobora gutura mu mutima wawe hamwe na bwa bujura, hamwe na bwa bugome, hamwe na kwa kwanga kubabarira. Niba uzi ko umuntu, Yesu yaravuze ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ngira ngo hari ngo kurwanya uruhande oya, ngo umuntu naramuka guhemukiye umusange. Ariko ikibazo abakristo twamaze kwikanyiza kubera ko hari ibyo twamaze kugundira, twitanze igice, twaravuze ngo Mana turakwihaye, ariko kuko kanaka yatubabaje akaba yaratugejeje kure, rwose wihangane ubane natwe, ariko urwango twanga kanaka narwo ukomeze urugumane. Ntabwo bishoboka. Kugira ngo twakire mwuka wera birasaba kwitanga twimazeyo rwose, tukiha Yesu akaba ari utuyobora. Nkuko ibyanditswe byera bitubwiye ngo ikintu cyitwa ubuyobe bwo kwishuka ko umuntu ashobora kuba afite mwuka wera ariko akaba ntawe, icyo nicyo kibazo gikomeye. Umuntu akibwira ngo mfite mwuka wera ariko mu by'ukuri ntawe ugenje gute, ntawe uhari. Icyo nicyo kibazo rero. Abantu benshi rero iki kintu tukishukaho, tukibwira ngo dufite mwuka wera, nyamara bya bindi byabishitsi twasize inyuma, bwa busambanye, bwa burozi, bwa bujura, bwa bugome, za nzangano, ya mashyari, ya magambo mabi, na bya bindi byose, na rya jisho ribi, ntabwo ibyo bikwiriye kubangikanywa n'imbuto za mwuka ziri muri twebwe. Ubwoko bw'Imana reka mbabwire, niba twitwa ngo turi abakristo by'ukuri, tukaba twitwa ngo dutwaye ubutumwa bwiza buyobora abandi kujya mu ijuru, ntabwo bishoboka ko ijuru ryatugenderera kandi dufite intebe ya Satani twateretse mu mutima. Ntabwo bishoboka. Reka twihute. Ingingo ya 4 iravuga ngo guhugirana cyane. Icyo abantu benshi kiratugonga. Abantu bafite imitwaro ibaremereye cyane ku buryo batekereza ko badafite igihe cyangwa se bafite igihe kidahagije cyo gukomeza gushyikirana na Kristo. Ubundi se bagafata igihe ariko ntibakuze amajyambere mu gukomeza gushyikirana n'Imana. Abantu benshi ni bimwe mu bintu byerekana ko dufite kamere muri twebwe. Tugafata akazi tukakarutisha ubuzima bwa gikristo turimo, tugafata imibereho yacu y'uyu munsi tukayisimbuza isano n'ibihe dukwiriye kugirana n'Imana. Hahandi hujyaho ugasanga umuntu we ubwe guhera ku, ariko reka mbabwire, ukabona umuntu ku isabato ngo ntashobora kujya gusenga ngo aba yananiwe, ariko kuwa mbere w'isabato saa 12 akaba yageze mu kazi. Ibi nabyo ngo nibigaragaza ko dufite kamere, kandi kamere dukwiriye kureka. Kamere dukwiriye gusaba Imana ikatubohora. Kamere dukwiriye gusaba ijuru rikatugobotora kuri icyo kintu. Niba uzi ko n'amigisho kuyiga uyiga ari ahaburembe nabwo nimugoroba, uvuga ngo ku isabato nzabona uko ntanga imemuri kuko nize 7, ugataha ntugire undi mwanya ufata ukayasoma nawe uri guhondobera. Noneho hari abantu, reka mbabwire, hari abantu basoma amigisho agatangira umutwe w'ingingo, ariko mbere yo kuyisoma akabanza akareba uburebure bwayo, akareba ko ihera hano ngigere n'ahangaha. Yabona ari ndende agasoma ibitarutaro, yabona atari ndende agasoma yirukanka ngabona ukuntu arangiza kuyiga. Donc ni nko kuvuga ngo ndangije kuyisoma sije wahera, agahita asenga, ubona agahita asinzira. Ese gihe umuntu abaganire n'Imana ngo yumve ikimubwira. Ibi nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko dufite kamere muri twebwe. Akagingo kabanziriza kandi ni ibyaha byahishwe. Niba uzi ko hari icyaha wahishe ukaba waranze kucyatura, ukaba waranze kukihana, menya ko mu mutima wawe wuzuyemo kamere, kandi iyo kamere ntibizashoboka ko uzayijyana mu ijuru. Kugira ngo tubone ijuru birasaba ko tubanza gucika ku cyaha n'igisa nacyo, na bya bindi tuticujije tukabyicuza. Bune nubwo byaba bigoye, bune nubwo twaba twaribye bikaba bidusaba ko tuzajya kwirega ngo tugarure iby'abandi, bune nubwo twaba hari ibyo twakoze bidusaba kwatura ku mugaragaro tukabwira abantu ibyo twakoze kubera ko abantu bamaze kubibona, tukumva biragoye, ariko biradusaba kubikora. Kuko ntago ibyo byaha tuticujije ntago bizatwemera gukandagira mu bwami bwo mu ijuru. Ashwi, birasaba ngo nakakandi twibagiwe mwuka akaba yakatwibukije, nakakandi tuzi ako nako biradusaba ko tukareka tukakena tukakicuza. Turabwirwa ngo iki ngo ahari
ibyaha biticishijwe ahari bitigeze byicuzwa. Ibi bimeze nk'urutsinga rw'itumanaho rugufi, bisobanuye ko badahuzwa n'Imana. Abantu bafite ibyaha biticishije, ibyanditswe batanga ngo bameze nk'aho ibi byaha ari urutsinga rw'itumanaho rugufi rutuma ubutumwa butagira aho bugomba kugera. Bivuze ngo amasengesho yandi y'ibindi dushobora gusaba, ijuru ntabwo rishobora kwiyumva mu gihe turi twicuza ibi bintu. Hari abantu bari mu itorero batunzwe n'amasengesho y'abandi bakirisitu, bo bakibwira ngo iyo basenze ijuru rirabumva, kumbi ni abakirisitu bo bamaze gutera intambwe, kuko ibyanditswe birambwira ngo Imana ibasha guha umudugudu umugisha kubera umukirisitu urimo. Hari abantu rero batunzwe n'amasengesho, babeshejweho n'amasengesho y'abizera bamaze kugera ku musaraba, y'abizera bamaze guhura na Yesu bakamusigira imitwaro yose. Abandi nabo bakaba barakomeje kugumana ya mitwaro, bakaba barakomeje kwigumana bya byaha, bakaba bazi ngo ijuru rirabumva. Bakora bakabona biragenda, icyo berekejeho amaboko bakabona kirimo kirahabwa umugisha, bakibwira ko ari ya masengesho basenga. Ariko reka nkubwire, ijuru ntacyo ripfana n'icyaha, rishaka umunyabyaha wihana. Niba rero nawe uzi ko hari icyo wahishe, ukaba uzi ko hari icyo utatuye, ukaba uzi ko hari icyo uticujije, uramenye usubire inyuma wibaze ngo mbese ibyo nkora bikomoka hehe? Imigisha ndi kubona ikomoka hehe? Ko tubona ko iki cyaha tuticujije ari umurunga mugufi utuma icyo dushaka kidashobora kugera ku Mana. Icyanyuma rero ni ugukora akenshi na kenshi bayobowe n'ibyo biyumvamo. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora bikaba biruta ubushake bw'Imana buri muri twebwe. Muti bigenda gute rero? Ijambo ry'Imana ravuga riti umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Mbese mfata ibyemezo nkoresheje ukwizera Imana kwanjye, cyangwa mbifata nkurikije uko mbyiyumvamo? Hari abantu benshi bari mu itorero, kwizera bisa nk'ibyababereye umutwaro, kugeza ubwo basa nkaho bahanganishije umutima wabo n'ukwizera. Ijuru rikababwira ngo ibi ntabwo byemewe, ariko bo bakarengaho bakabikora. Ijuru rikababwira ngo nyaboneka murarya muri menge, muragende gahoro, ibi ngibi muri kwinjiramo sibyo, ariko bakarengaho bakabyinjiramo. Iyi myanzuro bagiye gufata, ibyanditswe bitwa ngo ntitukiri abacu ngo twigenge. Bivuze ngo niba tutarakira abacu ngo twigenge, hari uwo twamaze kwiha. Uwo rero, uwo twihaye ni ukwiriye kutugenga. Ariko ikibazo kiriho ubu ngubu, abana b'Imana ntabwo dushaka ko ijuru ryo ritugenga, ahubwo turashaka kwigenga. Niba twanze umuntu, ijuru niriduha uburenganzira bwacu. Niba twambuye umuntu, ijuru niriduha uburenganzira bwacu. Niba tudashaka kujya kubwiriza kanaka, ijuru niriduha uburenganzira bwacu. Niba tudashobora gutera urutango tujye kubwiriza umuturanyi wacu kubera ko hari ibyo dupfa, ijuru niriduha umudendezo n'uburenganzira bwacu. Ariko ibyanditswe birambwira ngo ntitukiri abacu ngo twigenge. Iyi myanzuro dufata, tuyifata tugendeye kuko ijuru ribishaka, cyangwa se tuyifata tugendeye kuko twe ubwacu tubyiyumvamo. Mwene data, nyemerera, niba wumva hari aho utsinzwe, ujye ku mavi. Iminsi turimo si iminsi yo gukina n'icyaha. Iminsi turimo si iminsi yo kugenda gahoro. Iminsi turimo si iminsi yo kurerega ubugingo bwacu. Turi mu minsi yo kwiyeza, kuko isaha n'isaha dushobora kumva ko ibintu bihindutse. Isaha n'isaha dushobora kumva itangazo ridasanzwe. Mbese uramutse wumva itangazo ridasanzwe, umutima wawe urumva kubohora, ko wavuga ngo harakabaho Uwiteka uzanye agakiza aragahoraho iteka ryose, cyangwa nawe wawe muri babandi bavuga ngo nabuze uko nicuza n'ubundi ntacyo ndamira? Mbese wumvisha batangaje iteka ryo kuruhuka icyumweru? Uri umugabo wo guhamya ko waba ubonye ubugingo buhoraho, cyangwa nawe wakijandika muri babandi kubera ko uzi ko ntacyo waba ukiramira, hari ibyo wanze kwihana? Reka njyewe nawe dusabire ku mavi, dusabe Imana itubashishe iduce kuri kamere yari yose. Ndasoje, reka dusenge. Data mwiza, urera urakiranuka, icyoro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ijambo ryawe, wemeye ko twiga. Turatsinzwe, abenshi dusanze muri twebwe huzuyemo kamere. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo udutsindire iyi kamere, uduhe imbaraga zo kwinesha, uduhe kwishyuza icyaha icyo ari cyo cyose twahishe,
uduhe kureka icyaha ndetse no kugihunga n'igisa nacyo, kugira ngo kuri urya munsi uzahagarare tudatsinzwe. Ngwino ubane natwe, udukomereze muri urugendo rwa gikristo turimo, uduhe kuba abagabo bo guhamya ndetse n'abagore bo guhamya, kandi uturinde gusubira inyuma, ahubwo intambwe duteye tuyitere dusanga wowe. Ngaho ngewe n'umuvandimwe uduhe umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.